Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Inshuti bakunzi ba radio u Rwanda rero nkuko nari mbabwiye mu ntangiriro muri aka kanya tugiye kuganira kuri gahunda zimwe na zimwe ziba mu Rwanda, zigaragara mu Rwanda, zimakaza umuco w'ivangura. Ndetse nyuma y'iki kiganiro, nyuma yuko tuganira n'umutumirwa wacu, ari turi buze no kumusaba kutugezaho mu by'ukuri uko abona iki kibazo cyabonerwa umuti, anatubwire uko we na bagenzi be bafatanyije muri politiki uko babona ikibazo cy'u Rwanda, ikibazo cy'ivangura mu Rwanda cyazabonerwa umuti. Ngaho rero reka ntabatindiye, reka muhe ikaze aze abasuhuze. Nyakubahwa Maître Venant, muratwumva neza? Nyakubahwa umunyamakuru Shaste Gahunde wa radio u Rwanda, ndabumva kandi ndabasuhuje. Ndasuhuza n'abanyarwanda bose bari kudukurikira muri aka kanya, ndetse n'abandi bikundira radio u Rwanda bazatwumva mu gihe kizaza, ndabasuhuje. Amazina nk'uko yavuze, nitwa Venant Nkurunziza, nkaba ndi umusore wiyemeje kurwanya akarengane, ivangura by'umwihariko rikorerwa rubanda igoko, ndetse no gushaka hamwe n'abandi ibisubizo biciye mu nzira nyine yo kwimakaza ubutegetsi bukorera rubanda muri rusange. Nkaba rero ndi arijye munyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka Ishema, nkaba ndetse ndi na Minisitiri w'Ubutabera kugeza uyu munsi, uhagarariye Bwana Deogratias Mushayidi kubera akarengane yahuye nako kitotezwa n'ivangura, ndetse n'ubutabera nyine budashyira mu gaciro bwamukatiye igihano cya burundu y'umwihariko. Ni muri urwo rwego muri uyu munsi ubwo twamugeraga nka minisitiri, nanjye guverinoma yangennye nka minisitiri uba umuhagarariye, minisitiri w'ubutabera. Usibye ibyo rero nkaba ndi n'impuguke mu by'amategeko, nkaba mfite icyiciro cya masters, ndetse nkaba mu mategeko mpuzamahanga nayo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse nkaba ubu ngubu nkora nk'umuntu wigenga mu gufasha abantu muri rusange, by'umwihariko abanyarwanda bangana, mu buryo bwo gukemura ibibazo bishingiye ku mategeko, bifitanye isano n'amategeko. Murakoze, keretse hari ikindi kibazo mufite, naho ubundi Venant Nkurunziza muganira ni uwo nguwo. Ndangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'ibihumbi 2023 gutyo, nahise ntangira gufatanya n'urubyiruko rw'aho nkomoka iwacu mu karere ka Huye, mu rwego rwo kwifatanya mu bikorwa binyuranye rwose bireba rubanda iciriritse, rubanda igoka. Turwanya sida, mbafasha gushinga amakarabu anti-sida, rimwe na rimwe kuko nari ntarajya kwiga, hakabaho naho bantoreye inshingano sinazangaga hamwe na hamwe, cyane cyane nko mu bya karabu nanone zireba iz'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu rwego rwo kugira ngo mbigire imishinga biteza imbere. Uwo ni umurimo ukomeye numva nishimira kuruta n'indi yose nakoze, kuko twarize turahugurana, kandi ntanga n'umusanzu wanjye nk'uko mu by'ukuri burya aricyo tuba twigiye. Ubundi nyuma y'amashuri nyine, ndavuga nyuma yo kwiga kaminuza, naje gusaba n'akazi muri leta y'u Rwanda, nuko urukiko rw'ikirenga rungira umwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho nakoze mu mwaka w'ibihumbi 2008, mpakora umwaka, ubundi ndasezera nerekeza hanze y'igihugu. Ubwo icyo cyaba ikiganiro kindi. Impamvu zatumye nsezera zirahari ni nyinshi, ariko ngeze hanze nabwo kubera gushaka kwihugura
nabashije kwiga nyine amategeko ku rwego rwa masters, amategeko mpuzamahanga no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri universite bita University of the Western Cape, aho narangije mu mwaka wa 2013. Hagati aho urakoze cyane Vena nkuru hishiye muri kano kanya ingewe gahunda nateguye ko tuganiraho, ndagira ngo mvuge ku bintu bituma bibangamira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Ngira ngo uvuze ubumwe n'ubwiyunge biba bifite n'ikindi bisobanura, kuko hayiyunga abagiranye ibibazo, hiyunga ikintu wakunga ni icyavunitse, icyo wakunga ni icyacitsemo cyangwa se cyavunitse, ndetse kunga bikoreshwa cyane cyane ku muntu wagize imvune igomba kungwa kugira ngo nyine ahagize ikibazo hasubirane ubuzima. Mu Rwanda rero tuvuze ubumwe n'ubwiyunge, akenshi tuba dushaka kuvuga ku bibazo by'amateka yaranze u Rwanda, yatumye umuryango cyangwa se sosiyete nyarwanda icikamo cyangwa se ihura n'ibibazo byabangamiye imibanire myiza y'abaturage. Ahangaha by'umwihariko twareba mu mateka tukabona byinshi cyane ko aho abanyarwanda batagiye babana neza, hakaba hari ibyari byoroheje, bya bindi bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ibyo bikumvikana, ariko hari n'ibikabije byagiye bigaragara mw'ubwicanyi bukabije bw'indengakamere. Ahangaha dugiye mu bya ku mateka ya hafi mu myaka nka 25 ishize, twabikwibuka ko habaye intambara yatangiye mu mwaka 1990 ku itariki ya mbere yuzu kwa 10, hanyuma iza gusozwa na genocide, aho abantu bahizwe bakicwa, haba ku mpande zombi, haba Abahutu haba Abatutsi barapfuye, intambara irabica biracika, biza gusozwa ari uko FPR ifashe ubutegetsi. Ariko FPR aho kugira ngo ikigaragara nuko ntago yabashije kubaka programu cyangwa se gahunda zituma abantu biyunga. Ibyo nibyo tuze kurebera hamwe, turarebera hamwe hari gahunda zimwe na zimwe zagiye zijyaho zitwa ko zigamije cyane cyane kurengera aba victime cyangwa se abari barahuye n'ibibazo, no kuvuga abahuye n'ibibazo n'ingorane. Noneho mu kubikora gutyo ntibarebe mu by'ukuri, bigasa naho babantu nukuvuga ngo habaye kwita ku kibazo, gushaka gukemura ku kibazo ushingiye kuri identite cyangwa se ko umuntu uwo ari we, aho kwita ku kibazo ushingiye ku byo uwo muntu akeneye. Dufata urugero, niba ushaka kwita ku mwana w'imfubyi, ntago ubanza kureba ngo umwana ninde cyangwa ni mwene nde. Uramanza ikigaragara cya mbere, ikibazo gihari ntago ari inde, ntago ari mwene nde. Ikibazo gihari nuko uwo mwana nta bushobozi afite bwo kwitaho. Ikibazo nuko uwo mwana ari imfubyi, akaba yarabuze ababyeyi, bityo ibyo bikaba bishobora kumukoraho mu buzima bwe bwa buri munsi, bikaba bishobora gutuma atagira imikurire myiza cyangwa se ngo agire ibintu bituma ubwenge bwe bukomera n'umubiri ukomera, ngo azakure azigirira akamaro ndetse akagirire sosiyete n'igihugu cyose n'isi yose muri rusange. Yo rero ukoze gahunda uvuga ngo ninde, akaba ari cyo ubanza kureba, birazamba kubera ko hazamo no kuba hajyamo n'umuntu utabikene. Mu by'ukuri izo gahunda zitari zibereye. Tuvuge ko niba uvuze uti ndafasha abantu bitwa bakamana gusa, urugero abitwa bakamana gusa, nukuvuga ko ntago ugeze ureba niba bakamana bose ese koko barabikeneye, ese bakamana bose niko bafite izo besoin, niko bari muri needs. Izo ni ingero natangaga. Reka urugero nahisemo uyu munsi, ndahitamo gahunda yo gushyira hamwe no gufasha abana bacitse ku icumu mu Rwanda, bongeraho ngo icumu rya genocide yakorewe Abatutsi. Ugasanga nyine sinangombwa icyo nacyo cyazaba ikiganiro kwacyo. Reka twe kwibanda ku nyito, ariko turebe icyo ngo abana bacitse ku icumu rya genocide. Imwe muri izo gahunda habayeho gahunda yo kubashyira hamwe. Habaho association yitwa AERG. AERG ngo ni Association des étudiants et élèves rescapés du génocide. Noneho izo gahunda zikaba mu by'ukuri ngo zigamije kubahuriza hamwe kugira ngo babashe gukira, kwiyunga, navuga kwiyunga cyangwa kwishyira hamwe, ariko bagamije guhangana n'ingaruka
ibyababayeho byabagizeho. Ni ukuvuga niba ari imfubyi bapfushije ababyeyi, noneho ikigamijwe ni ukubashyira hamwe kugira ngo babashe kwiteza imbere bahangana n'ingaruka zabagezeho. Icyo ngicyo ubwabyo ntago ari kibi, ariko noneho reka turebe uburyo ki byakozwe. Bavuga yuko mu by'ukuri byataguriya muri 1994 intambara ikirangira, abundi n'abanyeshuri bavuga ko ari abanyeshuri 12 babitangiye, bari abanyeshuri bo muri Universite y'Ubutare. Iyo AERG ikaba yaratangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 muri 1996. Yari ifite inkingi enye za mwamba, arizo bifuzaga bifuzaga gushingira. Icya mbere ngo ni ukwibuka, icya kabiri kwirwanaho, icya gatatu guhangana n'ibibazo barimo kugira ngo babashe kugaruka mu buzima busanzwe, mfite ubuzima buri normal. Hanyuma icya kane nicyo bita mentorship, sinzi ukuntu nakivuga mu Kinyarwanda. Mentorship ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gufashanya bamwe abafite imbaraga kurusha abandi, ni ukwisungana ni kwavuga, ariko bishingiye ko uwabarusha imbaraga undi yamushyigikira, akamukurura, akamwigisha, akamufasha. Nicyo twakwita mentorship. Sinzi ukuntu umuntu yakivuga mu Kinyarwanda, kuko burya Ikinyarwanda ni ururimi rukennye rudafite amagambo menshi. Ibyo rero byari bigamije nyine kugira ngo bahurize hamwe urwo rubyiruko bavuga ko nyine ni abana bacitse ku icumu, cyangwa abana b'imfubyi, ni imfubyi kuko bagomba kuba ni imfubyi ubundi, ariko hari naho atari imfubyi, kuko ubundi association ubwayo ni Association des étudiants et élèves rescapés du génocide. Ni ukuvuga ni abanyeshuri étudiants bikaba arabo muri université, élèves akaba ari abo wenda mu mashuri yisumbuye, ariko bakaba bararokotse jenoside. Muri kino gihe hashize imyaka, murumva guhera mu mwaka 1996 hashize imyaka 13, hafi 13. Hari iyo association yarakomeye, iri muri université zose, ikaba no mu bigo by'amashuri ya sogonderi yose. Aha rero niho hagiye kugaragarira ikibazo gikomeye mukunze kubona. Mujya mwibaza ngo ariko ko tubona abana batoya bavutse na nyuma ya jenoside, tukabona abana bafite urwango, tukabona abana bitana ingagi, ngira ngo mwarabibonyeje muri mu irushanwa rya Miss, abana bangana batoya rwose batazi niyo jenoside, bagombye kuba batahizi cyangwa se barayirinzwe kugira ngo cyangwa se baratojwe kubana neza kugira ngo n'ibindi bibazo nk'ibyo bizirindwe. Ukabona abana bazi ko kanaka atari uwabo, bazi ko kanaka uriya batamwibonamo. Ugabona abana bafite ibintu bavuga ngo umwana abatutsi arabazi, azi abahutu nabahe, nyamara mu gihe ubutegetsi bwa FPR bwabeshya abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga yuko amoko ntayabaho. Nikimenyimenyi ko atakiba mu ndangamuntu, nikimenyimenyi ko nta hantu wayakura, ko abantu babana kandi ko baturanye bagaba basangira akabisi n'agahiye. Ibyo rero urumva niba abana bari muri za sogonderi, bari muri association, muri universite 41 nabo bari muri association, birumvikana ko utayirimo automatiquement urumva wamenya aho umubariza. Nukuvuga ko atari association de rescapés, nukuvuga ko utayirimo ntago ari umurescapé di genocide. Nukuvuga ngo ibyo biroroshye ubwabyo kugira ngo umuntu amenye igice abarirwamo. Ubu ngubu kuri uyu munsi baravuga ko iyo association AERG igizwe n'abanyeshuri bagera ku 41,151. Ntago ari abanyeshuri, simvuga ko ari abanyeshuri, ahubwo ni abamambure bagera ku 41,151,151. Harimo abakobwa 21,398, abahungu bakaba ari 19,753. Turabyumvikanaho ko ni abantu benshi. Hanyuma hakaba arimo rero icyari kirimo cyane abenshi muri abo ngabo bari imfubyi za jenoside. Nyine birumvikana ko association yashinzwe muri 1996 byanze bikunze hari abana bari bakiri mu mashuri, bari batakaje ababyeyi babo, bari bagihari. Ariko none uyu munsi wakwibaza, umwana wagizwe imfubyi na jenoside, umutoya yaba afite imyaka ingahe? Nukuvuga ko waba yagizwe imfubyi na jenoside muri 1994 yagombye kuba yari afite ukwezi kumwe
cyangwa se aribwo yarayavutse wenda ababyeyi be bakicwa, guhera muri 1994 kugeza muri 2019 ni imyaka 25. Uwo mwana w'imyaka 25 ukurikije systeme ya education yo mu Rwanda ubundi yagombye ko yararangije university. Bivuze ko nta mwana wagombye kuba muri waba yaracitse ku icumu, donc nta mwana w'imfubyi ya genocide wagombye kuba kiri muri sogondere, kuko ku myaka 25 kugira ngo umuntu abe kiri muri sogondere ndumva haba harimo ikibazo. No kuvuga ko rero iyi association mu by'ukuri yaje guhindura, ni ukuvuga ko byanze bikunze niba bafite abantu 41,000 nuko ko harimo abarimo mu by'ukuri ariko atari zamfubye. Ashobora kuba harimo isinzi uko tuzabyita niba ari abarescape, ubwo se abo bana abo barescape baba bakiri muri sogondere iki gihe, abo bana ubwo bavutse ryari? Aho nakabazo wenda nyakubahwa Venanti ari buze kubimfashamo. Kuba abantu bakwiyumvamo ikibazo bakabona ikibazo kirahari koko, abana ni imfubyi, ntago bafite kirengera, ntago bafite kiramira, bakabatereka twishyire hamwe kugira ngo tubashe ibibazo byacu wenda kubyumvikanisha cyangwa se gushakisha ubufasha hirya no hino. Icyo rwose ni perfect, icyo ni parfait, nta nuwacyanga, umuntu wese ushyira mu gaciro. Ariko noneho turaza kureba niba iyo hagozwe ikintu nk'icyo ngicyo ese nta zindi ngaruka kigira ku mibanire ya societe nyarwanda. Reka turebe nka responsibility imwe uyu muryango wihaye, nuko bashyizeho icyo bita famille mu mashuri ya sogondere. Nukuvuga ngo abana bagera mu mashuri ya sogondere bageze muri interna, ababaye muri interna murabizi ko baba bemeze, abana bagahita babakoramo icyo bita amafamille. Nukuvuga ngo muri abo mafamille bafata umwe bakamwita papa, undi bakamwita mama, abandi bakabita abana. Ikiza kugaragara nuko nubwo bahura ngo nukugira ngo barwanye ihahamuka, barwanye ubwigunge hagati yabo, ikigaragara nuko deja bahise bavangura, nta hahise havamo ivangura kuko ntibabona umwanya wo kujya gusabana n'abandi. Iyo babonye akanya nyine bajye muri ya famille yabo, ntabwo bisanzura ku bandi batari muri iyo famille yabo. Aho niho hari ikibazo gikomeye cyane kuko abana muri recreation cyangwa muri activite zabo ndetse kugeza naho bakoze na groupe de danse, hari groupe de danse mujya mumva yitwa inyamibwa, abo bana ntabwo biyensera, ntabwo biyentegra muri societe mu bandi, n'abandi nabo basigaye batari muri association ntabwo bahuza nabo urugwiro ngo biyumvanemo, kubera ko byitwa ko nyine bamwe bari muri famille yabo bahuze n'ibibazo byaho bajya kuvugira ibindi, mu gihe abandi bana wenda bahuje n'ibibazo nabo b'imfubyi wenda zitari imfubyi za genocide ariko bafite même besoin, les besoins zimeze kimwe, nuko ibyo byangombwa bakeneye, ugasanga bo bari ku ruhande batibonanamo. Umututsi ejo bundi nakoranaga ikiganiro na Ministre Safari w'ubutaka n'imiturire muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, niwe wavugaga ati rega abanyarwanda turaziranye, umuhutu aza umututsi aza umuhutu, aho kujya rero ngo tubeshyane ngo nta moko ahari, ahubwo twakwicara tugasasa inzobe tukaganira ku bibazo bihari, noneho tugakorana porogaramu ziduhuza zubaka igihugu zidatumye umuntu arengana ngo nuko ataziranye na kanaka. Association abana bose b'u Rwanda barererwa hariya, n'ubundi burezi bwaje bivuga ko atari ikintu cyoroshye, leta yakwiye kubikontorora ibaye ko kwibona ari danje, bivuga ko rero itabona iyo danje, ku rundi ruhande irabishigikiye, ishaka ko ruba urwego rucengeza amatwara rurera abana bafite iyo myumvire. Iyo myumvire nk'uko wabivuze sindi bubitindeho, ni imyumvire yo ku rwego rwo hasi nyine, abana birema mu dutsinda duto kandi bikaba mu rwego rw'igihugu cyose, ku buryo umwana wese akontororwa, cyane cyane nyine umwana wacitse ku icumu akaba mu izo association kuva kinjira mu mashuri yisumbuye kugeza yarangije. Ariko gitangira wavuze uti ikibazo tuganiraho ni icy'imiyoborere n'icy'ivangura, by'umwihariko rikorerwa mu mashuri cyangwa se mu myigishirize y'urubyiruko rwacu. None niba ufashe umwana ukamuha mama, ukamuha se nk'uko wabivuze, ukamuha umuryango, byose twabibonamo ikibazo? Nta kibazo kirimo. Ariko se iby'ijyango aho waba ubizi? Aho ntabwo singiye kwirirwa nibaza, ahubwo reka nse n'ushingira
ku buhamya cyangwa ku byonzi nk'uko wari unabivuze, kuko hari ikiganiro cyadutwara igihe kirekire ugereranije n'igihe ibi bintu bimaze. Abana yaba amashuri naciyemo, yaba byo numvise ahandi uko bikorwa, yaba muri kaminuza y'u Rwanda, kaminuza nkuru y'u Rwanda naho iyo miryango ibamo, abana baraterana, bagira ubutumwa bahabwa, bakabwirwa ko bakwiye no kugira ibanga kuri ibyo babigishije. Ubwo butumwa nta bundi, nta mpamvu yo kubica ku ruhande. Niba dushaka kubaka igihugu cyacu, igihugu rwose kizira ivangura, ejo hazaza igihugu abahutu n'abatutsi n'abatwa bibonamo, ni uko tukwiye gushyira ibi bintu hanze, leta ikaba yabikosora mu maguru mashya, cyangwa se bigasenya igihugu igihe iki kiyoboye bikazayambika ubusa. Muri byo rero harimo kwigisha rwose, abana bakigishanya ko buriya bariya abantu mubona abandi ni abana bavuka n'abana b'abahutu, n'abana base bakoze jenoside yakorewe abatutsi twebwe, ubwo nibo baba bivuga. None rero ni ukwitonda, ibi tuganira ntabwo mukwiye kubivuga. Hari ahantu hamwe iyo bavumbuye ko ufitanye connection n'abahutu n'abana b'abahutu, uba uhagaritswe nawe umenya wakivuze kugira ngo udatanga amabanga. Iyo bavumbuye ko uri umuntu ushobora kwiyopoza, donc utangiye gucalenjinga iyo systeme, kubabwira ati ariko se kuki mutinda kwiba ibintu, baraguhagarika bakaba banakwirukana rwose. Ibi mvuga byo mbifitiye gihamya. Muri kaminuza rwose hari umwana bahagaritse twabanaga, ariko umwana akaba yari afite amatwara rwose ya kirevolutionniste. Umwana yavugaga ati yewe kugira ngo mbe muri iriya miryango yabo, ibyiza ni uko nayivamo bakamfata rwose nk'umuntu nta n'icyo bintwaye, kuko ivangura bigisha muri iriya miryango njye nta nyungu mbibonamo, ibyiza ni ukuta. Siniriwe muvuga izina rwose, uwo mwana yari inshuti yanjye ikomeye kuko twabanaga mu cyumba kimwe. Bivuga ko ibyo ari byo byose hari abandi bana benshi ndetse babibona gutyo, no kwenda urwara urugero rumwe nabonye, babona ko nta nyungu iriya miryango yazanira u Rwanda, ari ukwigisha ivangura, ari ukuzana amacakubiri. Abana rero bafite imyumvire rwose yo kubaka igihugu bariho, haba mu batutsi baba mu bahutu, cyane cyane bitangiye no kugaragara. Nkaba mbona igisigaye ubu ni leta ikwiye gusuzuma iyi gahunda yayo, rwose ni gahunda yayo, ngiyi ntabwo ari gahunda y'abana biremeye, ni leta n'abafatanyabikorwa ba leta ibi bintu barimo babikora. Nkaba rero mbona bakwiye kubitangirira bugufi mu maguru mashya, bitarasenya igihugu cyacu, kuko usibye n'ibyo no mu buryo bakora iyo miryango, hejuru yayo nyine ujya wumva ibyo bita FARG iza kubafasha, nabyo ubwabyo byo yenda umuntu biranasobanutse cyane, kuko ntabwo twajya mw'ako gace gusa ka famiye. FARG hari uburyo ifasha abana bayo butari bubi, abana bayo ndavuga kuko bivuga ko ari ibashinzwe. Ibyo mu by'ukuri umwana w'umututsi urimo umufasha gutyo, akumva ko afashwa ngo na association y'abantu bacitse ku icumu, ntabwo yumvamo ikindi kintu, yumva byanze bikunze ko afite agaciro kadasanzwe, aba arimo aremwamo complexe de superiorité. Aho ku rundi ruhande hari undi mwana uba urebera, abuzemenirivare bari gukubita imigeri, ndabivuga hari umuyobozi wajyaga kubita abana imigeri babuze amafaranga rwose, ati nimutahe nimumvire hano, niba nta mafaranga mufite mugende mujye guhinga, mugende mujye kuragira inka ze wanyu, ntabwo muzigira ubuntu. Ku rundi ruhande hakaba hari abana barimo bateteshwa, babwirwa ati ko taxe zaje muze muzifate, amakayi yaje, amakaramu yaje, ejo ukabona nibo bongeye guhamagarwa, hakaba rwose n'igihe ubona biteye ambutiyaje mu ishuri, niba ari ryo jambo nakoresha. Buri mwanya barahamagara abo bana, kubafasha. Nyakubahwa hakaba hari umwana urimo uhamagarwa ngo sohoka ntabwo wishyuye. Urumva ko karengane, urumva iryo vangura icyo ririmo ritwubakira, nyakubahwa munyamakuru. Ndabyumva ndabyumva nyakubahwa Vena, urabivuga nk'umuntu nyine wabihagazeho.
biducire ku mayange utubwire uti hajemo icyo cya FARG. Icya mbere cyari cya kintu cy'umuryango aho mbona kiri très dangereux nuko ari abantu nyine bakomeza kwizirika bo ubwabo ntibifungure ngo basanga abana n'abandi. None utubwiye uti ibyo bavugiramo ubwabyo ni ivangura. Noneho wongewe n'icyo kintu cyo gufasha cya FARG noneho yo iza igashyigikira igafasha abana bamwe. Tubwire nk'umuntu wabibayemo, utubwire uduciriye ku mayange wa mugani w'abarundi. Ese ndahera hehe? Mbere na mbere mu mashuri yisumbuye, ibi ntabwo ari ibintu mvuga ubizi jyenyine rwose. Sinavuga ngo ni ikintu kisaba kuba ndi nararibonye cyangwa se impuguke. Oya, ni imigirire y'igihugu, niyo mikorere yacyo, niyo systeme mbese y'amashuri y'ishuri uyu munsi, nibwo burezi bahisemo gukora, kwimika ikintu cy'ivangura n'irondamoko biciye mu iyo miryango leta izi neza ndetse ishyiramo n'akayabo k'amafaranga menshi. Ariko ntibirangirira aho nyine, hari ibikorwa byinshi uzi. Shatse warumbwiye ati byaba byiza utanze n'ingero, ntibiba hari ibintu by'amagambo gusa. Ingero ahari zahita zinzamo mu buryo bwihuse kugira ngo wumve ko ari ibintu biba bizwi. Tuvuge baparticipa mu bintu byo kwibuka, baparticipa mu bintu by'ubuyobozi bagashyigikirwa iyo buriho. Ndibuka nk'igihe twari muri kaminuza rwose, hari nk'umuyobozi umwe witwa Gasana, yari umwe mu bayobozi b'akarere, waje gutanga ibiganiro nyine kugira ngo yifatanye natwe mu buryo bwo kwibuka jenoside bavuga ko yakorewe abatutsi, badatinyuka kuvuga ko hari n'urundi ruhande rwose rwayiguyemo, cyangwa se nibura ngo bayite na jenoside y'abanyarwanda kuko baba bavuga ko nta n'amoko akibaho. Ariko aho yaje ngo atange ubutumwa bwiza bushyigikira abana kugira ngo bige neza ndetse babone n'uko babana na bagenzi babo, ndabyibuka rwose. Kandi ubwo Abahutu bari bahari buzuye rwose, auditwari yuzuye ku buryo bamwe bari bahagaze. Arafata ariko abana b'Abahutu kuki batitabira ibi bintu? Niko abayobozi ba AERG mukora iki ku buryo mudakangurira abana b'Abahutu kuza kwitabira ibi biganiro? Ubyumve neza nyakubahwa munyamakuru, ni ukugira ngo abone ahacisha ijambo ubutumwa bwe, sibyo? Ndabyumva. Abazi ibyo bibazo ntabwo ari uko atabonaga abana buzuye. Ese ubundi yari azi ate ko abahari ari Abatutsi? Yari abibwiwe n'iki? Abana b'Abahutu mubahehe? Kuki mutaza ngo mwifatanye na bagenzi banyu mu kwibuka? Hari nka 7:00, twese turahari, twumva ko dushaka kubaka igihugu cyacu, dutegereje gufatana mu mugongo bagenzi bacu. Ubwo twabaga tunari kumwe twifatanije mu kababaro, ariko undi akaza kudukinira ku mubyimba ngo ni umuyobozi, ngo arimo ngo arigisha ikivangura. Ubwo rero mutahe, ndabyibuka yongeyeho ati nimuva hano mugende mu bakomanga bo murarana, ati mujye mumenya ko n'ibi ngibi ibyo ari byo byose niyo mwaba mutarabikoze byakozwe n'ababyeyi banyu. Niba atari n'ababyeyi banyu byakozwe n'abavandimwe banyu. Niba atari n'abavandimwe banyu byakozwe n'ubwoko bwanyu. Mujye muza. Ibi ntabwo mbimuhimbirana, muvuze izina umuyobozi w'akarere uwo ngo mvuga taga Gasana, sinzi uyu munsi byashinzwe muri kiriya gihugu. Ntabwo rero byari ibintu bikwiye. Dukwiye kujya twamagana ivangura uko risa kose, aho riva hose, uwarikora uwo ari we wese. Ibyo rero ni ugushimangira. Ubwo twari duturutse mu muryango w'abana bacitse ku icumu kuri imite yo hasi cyane, birazamuka nyine bikagera mu mayuniversite, bikajya no mu nzego z'ubutegetsi. Niba utumye abana ati mugende mubabwire ibi, ayo magambo ni ukubaremamo ikintu cy'ipfunwe, ni ukugira ngo ubereke ko ntacyo baribo. Yari arimo yitangira ubutumwa kuri abo bana, yari azi ko nta baryamye. Turi kumwe. Bivuga rero ngo ngiyi imiyoborere y'igihugu cyacu. Twakomeza turaza kugera no ku bindi byinshi. Hari ingero nyinshi umuntu yatanga nyakubahwa munyamakuru.
urakoze cyane nyakubahwa bwana Vena. Mukanya nari mbasezeranyije ko mbumvisha ubyerekeranye kwa kunda bavuga ngo amoko yarasibwe, ariko noneho hakabaho izindi gahunda zigaragaza zituma abantu babona ko nyine hari amoko. Reka twumve ahangaha uko uyu munyapolitiki abivuga. Kuvuga ngo ikibazo kiri mu ngubu ni uburenganzira bw'abanyarwanda b'abahutu n'abatutsi butubahirizwa. Nicyo kibazo twagombye kubaza ngo bajya ngo jenoside bapfuye abantu bangahe bapfuye kandi n'abanyarwanda. Ubu ngubu abana b'abahutu kibabuza uburenganzira bwabo, abana b'abatutsi kibabuza uburenganzira bwabo. Reka mu Rwanda hari amoko y'abanyarwanda abantu bari ku gatatu. Njyewe ndavuga kubera ko hari abahoze bitwa abahutu, bahoze bitwa ubuse ntabwo uko bitwa ntiyaduwe ibipinga. Hari abahoze bitwa abatutsi, ntabwo uzi se ko babatizwa hagati aho ngaho ntibacitse ku icumu. Hari abahoze bitwa abatwa, babuze uko bitwa nyine n'abasigaje inyuma y'amategeko urabibwira. Hari ubwoko bwa kane bwitwa inkotanyi, ari nko tujya twibeshya. Inkotanyi ntabwo ari abahutu, ntabwo ari abatutsi, ntabwo ari abatwa. Inkotanyi ni ubundi bwoko. Ni nacyo Abanyarwanda bibeshyeho, Habyarimana yajyaga abivuga abantu bumva icyo ashaka kuvuga. Bati mwitonde murabona umutego. Uwo mutego yavugaga ni ukwitiranya inkotanyi n'abatutsi. Mwamwumvise rero uwo ni nyakubahwa Padiri Thomas yavugaga ati abantu baribwira ngo amoko barayasibye ariko bayasimbuza ibindi. Abahutu bakabita ibipinga, abatutsi bakabita bacitse ku icumu, hanyuma hakaza n'abandi kandi bacitse ku icumu. Nako abasigajwe inyuma n'amateka, hanyuma inkotanyi zo ubwazo zikikorera ikintu kimeze nk'ubwoko bwacyo, aho abagashize cyangwa se abo twita ko bo mu gatsiko k'abagashize bo bikorera ibyabo batitaye no kuri rwa rubanda rugoka, waba umututsi waba umutwa waba aho hose ntiwibonemo, bo bakagenda bagupyinagaza. Ariko ibyo ntibituma za gahunda zindi twavugaga mu kanya za FARG na AERG zidakira ubukana ndetse zikanadindiza ubumwe n'ubwiyunge. None nyakubahwa Venani waravuze uti twari turi muri universite, hanyuma umuyobozi w'akarere araza atubwira ngo abahutu kuki badahari. Ese ubundi wowe kuzi ikihe cy'icyunamo mu Rwanda, ubundi se hari ubwo ibiganiro biba mu gihe cyo kwibuka hari umunyeshuri usigara aryamye ubundi? Urakoze nyakubahwa munyamakuru. Ntabwo mu by'ukuri abana kugeza kuva mu mashuri abanza kugeza muri kaminuza baba bafite iryo vangura. Icyo rwose cyumvikane neza, nta mwana uvukana ivangura, nta n'umuntu uvukana ivangura kugeza ubu mu gihe cyose ubushakashatsi butaragaragaza ikinyuranyo cy'ibyo. Ivangura ririgishwa, ivangura riraremwa, ritozwa abantu. Njyewe rero ahubwo mbona nta mwana byo kuba umwana asigaye aryamye se ahubwo nyine byashoboka. Usibye ko tuba abana baba babanye neza bari kumwe bigana bikundaniye, bikagenda bigaragara nyuma nyine kubera izo bumwe mu ngero turiho dusuzuma n'urugero nyine rwo gutonesha abana bamwe ugakandamiza abandi bigatuma nyuma bagira inzangano. Ariko ubundi ntabwo nyine byashoboka kuko nta myumvire y'ivangura, nta myumvire y'inzangano abana baba bafite. Ahubwo unyibukije uvuze utyo, ubwo unyibutsa ikindi kintu nabayeho ge rwose nakurikiranye. Ndabyibuka hari igihe cyabayeho muri kaminuza y'u Rwanda, abanyeshuri ukabona bihagazeho rwose mu bintu by'ubuyobozi, ukabona bose baraparticipa ndetse n'abahutu bakagerageza gutanga umusanzu wabo bashaka nko kuba bayobora association ya kaminuza bitaga AGNR. AGNR rero wari umuryango uhuza abantu bose n'abahutu bakaba bakwiyumvamo, nubwo yenda bitabashaga gukunda kubera katabakoreshaga kugira ngo abo bantu batorwe. Ugasanga hari uburyo batoranije abakandida, ariko nibura abahutu bari bakigerageza ugasanga habonetsemo nk'umwe cyangwa babiri. Ubwo runyibukije ibyo byo kwibuka bihise binyibutsa n'ikindi gihe nanone kaminuza y'u Rwanda imaze kubona umuyobozi, ndumva ari Silas Rwakabamba, ubwo habaye nyine conflit, abana biyitaga ngo abangorofone
ngo niwe wakwiye kuyobora rwose pe. Niba n'abantu bifataga nk'abatutsi b'indobanure rwose, ahubwo icyo ni na cyiza kuko ntabwo bifataga nk'abatutsi ba rubanda rwa giseseka babarirwa muri rubanda rwoka. Abo batutsi rero rwose ni abangorofone baturutse i Bugande, bakumva ko nta mwanya n'umwe mu gutaka. Nuko ayo makomfuri rero yaje gukura ku gihe cya Rwakabamba, cyakora arabihagarika avuga ko abisheshe. Ubwo yarabiseshe bigenda bite? Yasheshe ubwo abayobozi cyangwa yasheshe iki? Umwe mu banyeshuri nyine byatunguye abantu, aravuga ati buyoboye iyi nzibacyuho ushake n'abantu bagufasha. Abikorera imbere y'abanyeshuri, bifata amezi angahe. Ariko hagati aho haza umuyobozi bita Ndayisaba Fidele, rwose simbyibagirwe, n'ubu ngubu aracyari mu buyobozi bwo hejuru bw'igihugu. Icyo gihe yayoboraga, ngira ngo ahubwo ubu niwe bagize, yayoboraga intara y'Amajyepfo. ngira ngo ubu ngubu niwe bagize umuyobozi muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ahari. Kaba ari akaga rero igihugu kigushije. N'uwo rwose Ndayisaba Fidele wegeze kuyobora n'umujyi wa Kigali. Ibyo rwose nibyo yegeze kuyobora umujyi. Byose bigira aho bihera. Tubyibuke neza mu 2004 cyangwa na 5 gutyo, abadepite nanone begeze kwemeza ko ngo muri raporo bakoze ngo ko hari ingengabitekerezo ikomeye cyane muri kaminuza y'u Rwanda, ngo bityo ikibazo cyawo gikwiye kwigwa, ngo kuko ngo ibintu birakomeye, ngo rwose birasa n'ikirunga cyenda kuruka. Bititiza igihugu cyose, abantu basura kaminuza nk'aho kandi ariko ntabwo mvuga ko abadepite ahari aribo bari bibeshya, ariko bari bazi aho biva, kuko ivangura ryari rihari. Wajyaga mu matuwarete ugasanga, ariko ikibazo baryitaga ivangura rikorerwa abatutsi, ugasanga ngo mwabihutu mwe, ngo shango murabeshya, ngo tuzabategeka imyaka ngo irenga 100 angahe, ngo mwabihutu mwe, ngo ubundi ngo mukora icyaha ngaha. Noneho natunguwe no kumva abadepite bavuga ko ari ivangura, batsindagira rwose ko hari ivangura n'ingengabitekerezo ngo ya jenoside. Avuga se ibi bintu ntibicuritse? Amagambo menshi nk'umuntu nanjye wabikurikiranaga, wageragezaga kumva ibiba, nkumva ahubwo gihe bari bakwiye kuvuga ko hari ivangura rikorerwa abana b'abahutu. Ntakabije rwose nuko byari bikwiye kuba. Numva ahubwo ngo abana bagaragaje bo muri kaminuza y'u Rwanda ngo bagaragaje ingengabitekerezo ya jenoside, ku buryo bagezeho bafata gahunda nyine yo kugira ngo bimwe bihagarare. Ndayisaba, warongeza kuri Ndayisaba we yakoze iki icyo gihe? Kuko icyo gihe yari we guverineri w'intara y'Amajyepfo, yabyitwaye mate cyangwa se uruhare rwe yagizemo niki wamutubwiraho nyakubahwa Venant? Ndayisaba ijambo mwibukiraho rwose yaravuze ati, ariko shahu mwabana mwe b'abatutsi, ko niza ahangaha mu 1982 ko ntegeze mbona umututsi wayoboye iyi asosiyasiyo y'abanyeshuri. Ibi bije gute byo kumva ngo abahutu bateza akavuyo ngo kugeraho barwanira iyo myanya? Yabivuze atyo, ntabwo rwose ari ibintu nkabiriza. Numva ngize urumeza, ndavuga nibiri nuko ko ubu buyobozi bwacu buratuganisha hehe? Niba umuyobozi abwira abana ibi bintu abigisha ko kandi twibuke ko ubwo itegeko ryo mu 2003, itegeko nshinga ryahamaga rivuga ko ngo nta moko abaho, ariko abatutsi abahutu bigasubirwamo n'abayobozi bari ku rwego rw'intara, bari ku rwego rwa leta, rwa guverinoma, bo bakabyisubiriramo uko bishakiye. Bivuga ko amoko bazi ko ariho cyangwa se ubwoko bashyira imbere n'ubwo abatutsi. Ibyo ngibyo babikora mu nyungu zo kurengera ubwoko bw'abatutsi, bakandamiza ubwo bwoko bw'abahutu. Ndayisaba rero abaza abo bana, baza n'impamvu mu by'ukuri umuntu yasunutse izuru k'ubwo buyobozi. Ibyo rero byagize ingaruka, kuko nyuma ye na kanya kamwe navugaga, umutu yagumyaga kuvuga ati nanjye nayobora, ntabwo twavukiye kuza kwiga gusa, nako karabuze.
kugeza ubwo nkeka ko ndetse n'ubu sinatinya nubwo ntazi niba icyitwa GNR gutyo bagiye bahindurira amazina, ariko sinatinya kuvuga ko wasanga nta mututsi nta muhutu rwose ukiba muri iriya association kuko si ibyabo ipfunwe barenumwamo ibibazo baba bafite ntabwo akiri amatora ni ibintu organize nk'uko n'amatora yose agenda haba mu nzego zibanze kugera ku rwego rwa perezida wa repubulika. Urakoze ijambo nyakubahwa munyamakuru. Urakoze cyane bwana Vena. Ibyo uvuze by'Ibutare bwo twarigeze kumva Major Sankara avuga ko igihe yigaga Ibutare habayemo ivangura ryakorerwaga Abahutu akaribona kumva biramubangamiye, ariko ntago twarumvise Ndayisaba bamuvuga yuko yafashe amagambo nk'ayo ngayo ndetse akabuza abana b'Abahutu kuba nabo bakwiyamamaza, kuba nabo ngo batanga umusanzu wabo. Birumvikana rero ko ibyo ngibyo bibakreyamo ryapfunwe. Ntekereza ko ari byo Bamporiki yavugaga ati nge nararebaga nanjye nkireba nkabona ntabikwiye kubera ko aziko nyine FPR ari kwikora, ati nkumva nge ngomba gucukura imisarani gusa. Birumvikana rero ko ari naho bituruka ejo bundi mu gihe mwise neza Josiane yajyaga kwiyamamariza kuba misi, bamwe bavuga baterekane ka ntaho byabaye muramenye, akaba ari nabyo Ministre Justin ubundi yagarutse avuga ati nta kindi cyatumye mwise neza abuzwa kuba misi uretse kuba uwariwe. None nyakubahwa Venanti, mu gusoza ikiganiro cyacu rero twavuze ku bibazo bigaragara, dutanze n'ingero zifatika, ndetse turatumira n'abakurikira ikiganiro ngo nabo kuzatanga ibitekerezo byabo cyangwa se bakaza tugakomeza tukungurana ibitekerezo kugira ngo turebere hamwe uburyo ikintu cy'ivangura iryo ari ryo ryose twarica mu banyarwanda kugira ngo abantu babashe kubana basangira ibyiza by'igihugu ariko nta numwe uhejwe. None we nyakubahwa nk'umunyapolitiki, ndagira ngo muri kano kanya noneho udushakire ibisubizo, udushakire umuti w'ikibazo. Ariko nyakubahwa munyamakuru, mbere yuko ntanga ibisubizo mu by'ukuri ntabwo hari processes leta yaremye kandi watangiye ubivugaho nuko nyine ikiganiro kiba ari gitoya. Hari processes leta igenda ikora, hari ibyemezo igenda ifata, wabivuze, kandi ntabwo bitandukanye cyane nyine n'ibyigirwa mu uyu muryango. Ndumva ntari bube ngiye kure, reka rwose nkubwireho mu magambo makeya ukuntu ibyo byemezo biza bishyigikira iriya miryango cyangwa se biza ari kimwe mu bindi byemezo biza bishyigikira ivangura n'iryo pfunwe ku bana bo mu bwoko bw'Abahutu. Noneho tubone gushaka ibisubizo, wa mugani nk'umunyepolitike, twebwe nk'umuntu uri mu bayobozi ba guverinoma ya rubanda cyangwa se mu ishyaka Ishema, twebwe ni ibihe bisubizo dufitiye abanyarwanda? Numva rwose umuntu yabanza guhera aho ngaho. Ijambo ni iryawe, tuguteza amatwi. Rero gutanga ibyo bisubizo. Ijambo ni iryawe, tuguteza amatwi. Urakoze cyane. Mu by'ukuri buriya mu Rwanda ibintu byose urumva nk'uko turimo tubivuga bishingiye ku kintu leta yashyize imbere ngo cyitwa icyaha cya jenoside, icyaha uyu munsi gifatwa nk'icyaha cy'inkomoko, icyaha kidasaza, ariko bagikuririza kugira ngo nyine bagere ku byo bashaka. Kugeza ubwo rero leta nyine ivuze ati b'abana ubwabo bakwiye no kujya bagisabira imbabazi. Urumva ko babayobozi navuze n'ibyo leta ikora ni ibintu baba batumwe, baba bazi, bakora bafite icyo bisobanura. Noneho rero baremamo iryo pfunwe abo bana b'Abahutu muri rusange mu rwego rwo kubakumira, cyo twita marginalisation, kugira ngo muri gahunda yabo yo kuyobora igihugu cyangwa gutegeka igihugu igihe kirekire hatazagira umwana uzamura agatwa abaza uburenganzira bwe. Impamvu ninsista cyane kuri ibi bintu ni uko mu by'ukuri utashaka igisubizo utarebye ibi bintu byagiye bitera ibyo bibazo, kuko akantu kamwe gusa kumva ngo abana bari mu muryango ntabwo byaba bihagije, ahubwo leta igenda ibishyikikiza utundi tuntu, harimo nanone nko guhindura ubwoko bwose abana bo mu bwoko bw'Abahutu, kubahatira gusaba imbabazi, kubagira abajenosideri, kubahindura abajenosideri. Ugasanga umwana
mutoya rwose uri mu mashuri abanza cyangwa n'ayisumbuye ngo agomba gusaba imbabazi. Ibi bintu ni ukugira ngo barimbure ubwoko cyangwa se ubwoko bwe bwagira ipfunwe butazegera bugira uruhare mu mitegekere y'igihugu cyabo. Ariko hari ikindi kintu tutakwirengagiza nacyo gifitanye isano n'ibyo, icyo bise ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside. Iyi ngengabitekerezo ya jenoside ituma uvuze ivangura mu Rwanda ukayisimbuka sinzi rwose, kuko ituma umwana wese yigengesera, haba mu bibazo abaza, haba mu byo akora hamwe n'abandi. Ibi nkubwira ni ibintu nanjye nabayemo, nyakubahwa Shaste, kugira ngo uzatera akaboko hejuru baze ikibazo mu ruhame, haba abayobozi bagusuye, uravuga uti ntavaho nkora ikintu cyatuma nshinjwa ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo rero iryo pfunwe baba bakuremyemo ngo nuko ngo hariho ipfunwe, ngo hariho ingengabitekerezo ya jenoside, bituma njyewe navuga ko urubyiruko rwigaruriwe rwose, urubyiruko barufite mu biganza, bavuga bati ibikorwa gahunda za leta zarareshije, ntabwo urubyiruko ruzegera ruzamura agatwe. Ndabyibuka, ndakoresha urugero rumwe rw'umuntu umwe watwaye undi rwose kuri moto, ni ukundi ageze imbere ayishyuye aramubwira ati uru rugendo ni urw'amafaranga 300, sibyo? Undi aramureba aramubwira ati sha tigumane ayo mafaranga yawe, tidore uko gasa n'agatwe kabi. Undi yagiye kumurega kuri polisi, aravuga ngo yavuze ngo afite agatwe ngo nk'ak'inzoka ngo wakajanjagura. Ibyo nabihagazeho kuko nabibwirwaga n'impande zose twari kumwe mu gihe barimo baregana kuri polisi. Ibyo bintu rero ni utuntu usanga muri sosiyete nyarwanda tugenda dukuririzwa rwose, ku buryo tuzasiga dusenya umuryango wacu. None iriya leta nanone hari ikintu yadutse cyane cyane muri abo bana batoya, muri izo asosiyasiyo, cyo guhishira ukuri bakajya bigisha ibinyoma. Ntushobora gusanga abo bana barimo bigishwa amateka y'ukuri, babahitiramo ibintu mbese by'ikinyoma, ukuntu Abahutu bakoze jenoside, ukuntu bamanuye indege kugira ngo bivugane ababyeyi babo cyangwa abavandimwe babo, ibintu nk'ibyo. Hakaza n'icyo twakwita kwikubira ibyiza byose by'igihugu, ku buryo usanga mu mirimo baba ari abo bana, usibye ko barimo babatoza nyine kuzayobora n'igihugu, kandi muri ubwo buryo butanyuranye n'ubwo FPR yimakaje imbere, mu mirimo hose usanga ari iryo vangura. Mu bukungu bw'igihugu usanga ibyagateje imbere abantu bifatwa n'abo bantu. Mu burezi n'andi mahirwe yose abenegihugu bakwiye kuba bahabwa, usanga harimo ivangura. Nkaba rero nibaza rwose ahantu tugana, wa muntu we, nkaba mbona iherezo rizarimbura rwose iki gihugu cyacu. Ariko icyo nasorezaho muri utu tuntu rwose two gushaka imizi y'iri vangura ni iterabwoba. Buriya iterabwoba ni ikintu leta ya Kagame, leta ya FPR izi neza ko aricyo cyayifasha, kuko izi ko bidakunzwe, izi ko abana baba bakanuye, ariko yongeraho iterabwoba haba hasi kugera hejuru, kumvisha ko abana bazahura n'ibihano bikomeye, hari amategeko mu buryo ubwo ari bwo bwose, utazahabwa akazi, utazegera ubona akazi nutakora gutyo uko baba babiteguye, nutayoboka amasosiyasiyo bagena. Dusanga muri za kaminuza harimo nk'aya kuyoboka FPR ku ngufu, harimo izo gahunda zose, harimo kujya, hari ibintu byo kwigisha urubyiruko cyane cyane rwo mu makaminuza kugira ngo rubona amahugurwa y'uko FPR yobowe, bakarujyana hehe, za ntasho hehe, kugira ngo babahindure imyumvire. Ibyo byose rero ni iterabwoba riba rigamije kugira ngo rya vangura bigisha rishinga imizi, rikomere nuko FPR yikomereza. kugira ngo Maître Vena niba bigukundira utubwire igisubizo ubona umuti twatanga kuri icyo kibazo.
icya mbere ubwo twavuze abana bibumbiye muri ayo masosiyasiyo kandi baboneka kenshi mu burezi bw'u Rwanda, mu mashuri y'u Rwanda, reka mpere kuri icyo. Dufite mu mushinga wacu gushyiraho uburezi bubereye abana bose b'u Rwanda, ku buryo twavuze ko ishuri n'uburezi bizagirwa ishingiro rya Repubulika. Ntabwo ari iyindi mpamvu, ni ukugira ngo abana bahabwe uburere biturutse hasi, bazamukane imyumvire n'ubumenyi bihesha ishema igihugu cy'u Rwanda kandi ubasha kucyubaka. Icyo ni igisubizo cya mbere. Igisubizo cya kabiri ni mu mitegekere. Urabizi ko igitugu nicyo cyica byose, kuvanga inzego zigahinduka urwego rumwe cyangwa se agatsiko gatoya cyane kayobowe nako n'umuntu nyine umwe w'intavuguruzwa, byica igihugu cyose. Ni muri urwo rwego ishyaka ishema rishyira imbere uburyo bw'imitegekere bushyashya bunga abanyarwanda, buzana demokarasi y'umwimerere. Uzi ko twabikozeho umushinga, nshatse jya wibutsa abantu ko nawe ariko uri umwe mu bayobozi b'ishyaka, kugira ngo twese tubifatanye. Uzi ko ibyo bintu atari byo twese nibyo dufite umushinga rwose twise demokarasi y'impanga, duhishe abanyarwanda. Tuzabona igihe cyo gusobanura uburyo cy'abanyarwanda bakwiye kuyoborana igihugu, umwe atigiza y'undi cyangwa se umwe atishisha undi. Rwose uwo mushinga ni umushinga w'ishyaka ishema mwiza cyane, nkeka kuri mu byakemura iki kibazo. Aho kugira ngo wigishe abana urwango, ukabigisha kubana nk'impanga. Aho kugira ngo ufashe umwana umwe ukamwigisha gusangira duke dufite nk'impanga, ku isahani imwe, mu ishuri rimwe. Aho kugira ngo abantu barememo uturyango duto duto, ukabaremera umuryango umwe bakabana nk'impanga. Bitaba ibyo, hari umuntu umwe wavuze ati mudashoboye ibyo mukazapfa nk'ubushwirire. Shatse gahunda, dufite imishinga myinshi, harimo mu by'ukuri uwo kugira ngo ubutegetsi buzahabwe rubanda, rubanda ijye yitorera abategetsi bayikorere, nibiba ngombwa inabakureho. Dushushanye ishusho y'uko ibyo bintu byakorwa. Ibi byose, iyi mishinga yose, yaba ijyanye n'ubukungu, yaba ijyanye n'uburezi, yaba ijyanye n'umuco n'ubumwe n'ubwiyunge, uburyo ki tuzafasha kwibuka abanyarwanda bose, aho kugira ngo abantu hibuke ubwoko bumwe, sinayirondora muri aka kanya. Ariko abanyarwanda barahishiwe. Iki kibazo cy'ivanguramoko rwose gishobora gusenya igihugu cyacu, amaraso akongera akameneka kitabaye kibonewe igisubizo. Kandi abazabibonera igisubizo ntabwo ari ihame ko byanze bikunze ari ishyaka ishema. Ubutegetsi bw'igihugu mu gutanga ikindi gisubizo cyakwiye kuva kuri bo, kuko imitegekere irahinduka, abantu bapfa kuba babona amakosa. Ubwo rero twebwe tugaragaje amakosa akorwa cyane cyane, guverinoma y'u Rwanda ikwiye gusuzuma iyi mikorere y'aya masosiyasiyo, kuko bimakaza higwamo ivangura kuruta uko hakwigwamo ku bana n'abandi bana bagenzi babo. Nkaba rero mbona nyakubahwa munyamakuru, njyewe ari aho ngaho nasoreza. Ubwo ngubwo twazongera cyakora tukaganira mu buryo bw'umwihariko nko ku mishinga, nko ku mushinga wa demokarasi y'impanga, kugira ngo abanyarwanda bajye basobanukirwa mu by'ukuri, cyangwa se n'ubutegetsi buzabashe kubishyira mu bikorwa bubyumva neza. Ni umushinga duteganya uburyo ki hazajyaho amategeko agena uko umututsi n'umuhutu bashobora gukora itsinda rimwe, bakaba bose bahagararira igihugu cyabo nta rwikekwe, ndetse hagira n'umwe ugaragara ko ashaka kugambanira undi, iryo tegeko ryaba ryajyaho rikagena uburyo ki bose bajyana. Bityo mu rwego rwo kwirinda ko bose bajyana, bakaba bahitamo gushyira hamwe bakiyubakira igihugu cyabo, bakarangiza na manda yabo. Ibyo si ku mwanya wa perezidanse gusa, tubiteganya no ku myanya yose inzego zo hejuru abanyarwanda babasha kwishyiriraho abategetsi babo, myanya itorero.
nkaba numva rero ari iyo miti natanga nubwo hari indi myinshi, ariko icy'ingenzi ni uko ubutegetsi buriho ubu bwagira ibyo bukosora mu maguru mashya bijyanye n'iri vangura, kuko riteye iseseme rwose kandi rishobora no kudusenyera igihugu. Sinavuga ngo ntabwo babizi, barabizi rwose. Niba batabizi se ndabamenyesha ko ndabizi, bamwe baradukurikira rwose, bakurikira radiyo Rwanda, basi se bazashyiraho komisiyo ijye gusuzuma iki kintu aho kiva n'uburyo kibonera igisubizo. Bazasanga atari abana b'abahutu bateza iri vangura kuko nta jambo bafite, bazasanga ari ayo matsinda yiremamo akumva ko atavugana n'abo bana b'abahutu, kandi mu by'ukuri bose ari bamwe. Icyo dushaka ari uko umunyarwanda wese nta vangura iryo ari ryo ryose, mwibutse ko mu itegeko nshinga rivuga ibi bintu, ko nta vangura iryo ari ryo ryose umunyarwanda wese akwiye gukorerwa, byaba irishingiye no ku moko, ku karere, ndetse ngo no ku bice by'ubudehe, ni ukuvuga ibyiciro by'ubushobozi bw'umuntu mu bukungu. Bityo rero sinumva impamvu itegeko nshinga ribiteganya ingingo ya 10 ya 16 za 50 na kangahe mu gika kibanziriza kivuga uko itegeko nshinga rizakurikizwa, impamvu kikoko bareka ibi bintu biba kandi biri mu mategeko yabo. Haba numva uruhare n'urwa guverinoma niyo yakwiye kugira ikibikoraho kuruta undi muntu uwo ari we wese. Murakoze. Urakoze cyane bwana Vena nkuru nziza. Nibyo koko usoje ugira uti biragaragara ko ibibazo birahari kandi nyamara amategeko arahari, kuki amategeko adakurikizwa kandi ngo akurikizwe neza. Ikibazo umuntu wari wese yakibaza, ngira ngo ejo bundi mwabibonye haraho ngira ngo muzi ko hari urwego rw'igihugu rwashyizweho rushinzwe ngo iperereza cyangwa se ubugenzacyaha, ruvuga ngo rugiye gukora ubugenzacyaha cyangwa se guperereza, kandi nyamara uwakoze icyaha agaragara. Uwakoze icyaha aragaragara, yigaragaje bakavuga ngo bagiye gukora iperereza ko uwo muntu yagombye kuba yafatiwe ibyemezo kugira ngo abaretse kuroga sosiyete. Ahubwo ugasanga aho kugira ngo bafatire ibyemezo uwo wakora ibyaha, ahubwo ugasanga ubivuze niwe ugiye kugira ingorane. Urebye ibitutsi birimo turimo dutukwa ngo twavuze ibibazo biriho, kuko ubutegetsi buriho bufite intego yo kugira ngo abantu baceceke, abantu bakubitwe baceceke, abantu bicirwe baceceke, ibintu byose bibeho abantu baceceke. Ngira ngo murabyibuka ko nk'abariya badamu, hari abadamu babiri b'intwari cyane baherutse kugaragaza ubutwari ku buryo no mu rukiko bagaruka kuri verisiyo yabo. Ngira ngo wabumvise uwo n'iriya famiye yo kwa Rwigara, aho ari madame Rwigara ari na Diane umukobwa we, bagenda bagaruka ku bibazo ingorane bahuye nazo, ku ihohoterwa bakorewe, bakongera bakabivuga. Abanyarwanda rero ntekereza ko muri kino gihe icyo cyangombwa nibe koko intumbero objectif final ni ukugira ku ubwo bumwe n'ubwinge, ariko ubumwe n'ubwinge ntidushobora kubugeraho mu gihe tudashobora kwatura ngo tumaze tuvuge ibibazo dufite. Ikibazo cy'ivangura riragaragara, ikibazo kivangura kandi cy'amoko kiragaragara, ahubwo twicare tugishakira umuti. Twebwe twabahaye nduvanya kubahwa Venante abahaye umuganda wa demokarasi y'impanga, ngira ngo tuzafata n'ikiganiro kugira ngo dusobanure neza uwo mushinga wa demokarasi y'impanga. Ngira ngo murumvamo ijambo impanga, muzi uko abana b'impanga bavuka bahoberanye. Naho ngaho ni gute kuntu abahutu n'abatutsi bahoberana bakabana basangiye gupfa no gukira, bityo ntihazagire uwongera kugirira mugenzi we nabi. Inshuti rero bakunzi ba radio Rwanda, reka iki kiganiro twe tugisubikiye aha. Nababwiye ko twari turi kumwe na Vena nkuru nziza, naho kuri mikoro mwari kumwe na Shaste Gahunde. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Rwanda. Iyi ni radio Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro